nta kiruta amahoro. Nta kiruta amahoro. Ni kurya navuze amahoro umuntu yagereranya na iyi oxygen y'umwuka duhumeka. Nta mahoro nta kintu na kimwe gishoboka. Ngombwa ko buri muntu wese yumva ko ari umu acteur cyangwa se ari umuntu ugomba kumva ko amahoro atarebera hirya cyangwa ategeza ko ari undi muntu uzayazana. Aho umuntu wese ahagaze mu byo akora, mu rwego arimo, mu byo mu bumenyi afite, agomba kumva ko amahoro ari inshingano ye, ari icyo agomba gutekereza, agomba guharanira, agomba gutanga umusanzu we kugira ngo tubashe kugira amahoro, nibwo tuzanagera no kwiterambere rirambye. Turabasuhuje nyakubahwa ambasaderi. Muraho munyamakuru. Twagira ngo tubahe ikaze hano kuri TVS kugira ngo mutwibwire munabwire n'abakurikira ibiganiro byacu impamvu y'iri zina ambasaderi bwa mbere ndetse n'impamvu yaryo naho ryavuye. Murakoze cyane, reka naje mbashimire uyu mwanya mwaduhaye kugira ngo tubashe kuganira. Yego. Kuko ni ikintu cy'ingenzi mu byo dukora. Twifuza kuba twabagezaho kugira ngo tubashe kubabwira abo turi bo n'ibyo dukora. Rero mu by'ukuri turabashimiye. Reka ntangire nivuga, nitwa Muhumuza Mugwema Jacques. Yego. Nkaba ndi ambassadeur de la paix cyangwa se ambassadors of peace cyangwa se ambassadeur w'amahoro, umuvugizi w'amahoro. Nje mvuka mu karere ka Yogobogo, niho mvuka. Yego. Nkaba ndi umugabo wubatse, mfite umugore n'abana 8. N'abahungu 4 n'abakobwa 4. Yego. Nkuko mwifuje ko tuganira kuri uyu murimo cyangwa se iyo nyito aho yaturutse, nibyo ngira ngo nsobanureho. Yego. Mu by'ukuri iri zina rijanye n'umutwaro twagize ushingiye ku mateka y'ibyo twaciyemo, kuko ubwoko bwacu bumaze igihe kinini mu bibazo by'akarengane kuva tutaravuka. Nje ubwanje sogokuru ubyara mama yishwe na Murere, bari tutaravuka, nawe yari atarashakwa. Cyo twabyumvaga nk'amateka y'intambara ya Murere ya za 1964. Natwe tukura twumva ibyo bibazo byabaye icyo gihe, n'abantu benshi bapfuye, ndetse tubwira n'abantu za Yogobogo bahaguye bavuye Baraka kubera nyuma y'uko bagize ibyo bibazo bananutse muri wa Mushasha, bahakura malaria nyinshi, hapfa abantu benshi, hari n'imiryango yashize. Ariko biragenda, n'ubundi twagiye dukura tubona nyine hariho akarengane dukorerwa ko kunyagwa, abantu gufungwa, bene ibyo. Ariko bigiye kugera 1996, noneho dukorerwa icyo nakwita ubwicanyi ndengakamere bwakozwe mu Yogobogo ndetse n'indi mihana yegeranye naho, cyangwa se mu karere kamwe ka Yogobogo, aho twashoboye gutakaza abantu barenga 350 mu muhana twari dutuyemo wa Yogobogo, aho bita kwa Matarese cyangwa se bakunda kwita kwa Muguruma, biterwa n'izina umuntu aba ashatse kuhita. Nza mvuga abana cyane kuko niho cyane azaremerera umutwaro wanjye. Abana 148 bishwe icyo gihe, harimo nyine n'abantu bakuru, abagabo n'abagore, kuko bapfuye urupfu rubi cyane, bishwe
mu buryo bwa kinyamaswa, abishwe n'imipanga, hari abo bahondaguye n'imihini, hari abo bahambye babona, hari abatawe muri Tanganyika kuko hariho bamwe batawe no muri Tanganyika babona babahambiriye. Impfu nyinshi z'uburyo bw'agashinyaguro bapfuye, ndetse tukaba twaragiye tumenya ko hari n'abandi batwawe mateka, hari abo bake bagiye baboneka ariko abandi baboneka tutazi neza nimba bakibaho cyangwa nimba barapfuye. Yego. Ndibuka twabanaga n'abagabo 4, burumva abantu bituye mu muhana, n'umuhana wari utuwe n'abantu benshi, ariko hari abagabo 4 b'abasinga twari duturanye, umwe yitwaga Isake, undi akitwa, rero umukuru yitwaga Gadi, umukurikira akitwa Isake, umukurikira akitwa Aroni, Muco, wa nyuma akitwa Gitati. Nibo twari twegeranyije ukuyindi, rubango iyo bakuburaga urugo rumwe wagira ngo ni umuntu umwe wari ukubuye. Abo bantu bose barapfuye n'imiryango ya n'abana n'abagore, hasigaye akana kamwe k'agakobwa muri uwo muryango wose. Bivuga ngo muri ba bandi navuze 350, abo iyo miryango washoboye gusa naho washize, hasigara akana kamwe gusa. Yego. Nubwo atari bo bonyine, hari n'abandi nyine nabo bagiye bashira muri ubwo buryo, ariko urumva abo nibo babaga twasohokaga dukina nabo, cyangwa se dusohoka turahura umuriro, cyangwa dusabana imboga amazi. Urumva ni ikintu gikomeye. Rero ayo mateka niyo yatumye numva ngomba kugira icyo nkora. Ndavuga nti nubwo ari amateka ashaririye ameze gutyo kandi atazamba mu mutima, ariko kandi ntabwo tugomba kuba gusa turi abantu bashaririye, ahubwo tugomba kumva ko hari icyo tugomba gukora kugira ngo icyo twabuze, ubwo burenganzira, ayo mahoro twabuze yatumye dupfa muri ako kageni. Ubwo navuze gutyo harimo nanje abapfuye, abavandimwe banje bishwe, mushiki wanje wakurikiraga na murumuna wanje. Mu by'ukuri aho niho navuga niho hakomoka iryo zina rya ambasaderi w'amahoro cyangwa se umuvugizi w'amahoro. Mvuga nti ibyo ari byo byose hari icyo numva ngomba gukora, ngomba gutanga nk'umusanzu cyangwa se nk'ikivi cyanjye, kuko ntawe bakamara, ntawe upfa atanze ibisubizo cyuzuye, ariko nibura mu kubaho kwanje hari nzapfa hari icyo nibura gitoya nashoboye gukora, gukontribuwa mu rwego rwo kubaka amahoro. Mu by'ukuri numva naho noneho bigiye bigeza muri 2017, kandi twongera kwinjira kandi muri navuga bisa najya amateka n'ubundi. Yego. Kuko imihana y'iwacu hafi igera kuri 31, ubu hakaba hasigaye imihana 3 irimo abantu, abandi bakaba barashoboye kwira imishwaro, imihana iratwikwa, irasenywa, amatungo aranyagwa. Ibyo byose byagiye biba ikintu kiremera muri nje, numva hari icyo twiye gukora mu gihe kiriho, mu gihe gihumeka, mu rwego rwo guharanira amahoro, kuko ni amateka ashaririye, ni amateka ababaje. Kandi uko simvuga gusa ngo ni Bibogobogo, n'utundi turere, Minembwe, Rurambo, Bijombo, icyo hagati, aho twita mu cyo hagati za Kamombo, ukagenda ukaja za Kabara n'ahandi, ya mihana yose za Mikarati, ukagenda ukagera za Mikenke, hari abantu ubu nyine. Urumva aho hose Mibunda, aho hose habaye amatongo, cyangwa se abagiye basigara nabo nk'abantu bagiye baba icyo twakwita mu makade de concentration. Ayo mateka rero, ibyo bibazo by'akarengane ndengakamere nibyo byadushizemo uwo mutwaro. Twumva tugomba kugira icyo dukora dufatanije n'abandi, kuko twe twenyine dufite uwo mutwaro, twe twenyine twahuye n'ayo mateka mabi. Ariko noneho twumva tugomba gushiraho icyo kintu, ndetse noneho bitagarukiye no kuri nje nyine,
twashizeho icyo twakwita ngo ni réseau des ambassadeurs de la paix, nuvuga ngo yitwa ngo ni network, global network for peace ambassadors. Nuvuga ngo uwumva wese afite uwo mutwaro, umva twasangira uwo mutwaro tukagira icyo dukora, kandi noneho dukuyeho n'imipaka y'ubwoko, kuko abafite umutimanama, abagifite ubumuntu bwo kumva bababazwa n'ibyo biba, ndetse bitari na Kongo gusa cyangwa se ku rwego rw'ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge, n'amateka yandi yose yabaye muri aka karere k'ibiyaga bigari, urebye Kongo, Burundi, u Rwanda, ni ahantu hagiye haba ibibazo bikomeye. Ugenda ukumva ni ibintu biremereye, ni ibintu biteye agahinda n'umubabaro, ariko kandi tutagomba guheranwa gusa no kubabara no gusharira muri ubwo buryo, ahubwo tugomba kumva ko ntacyo tugomba gukora kugira ngo tubashe kugira uburenganzira bwo kubaho, kuko ubwo burenganzira bwo kubaho nibwo bw'ibanze, kuko ibindi biza byiyongera, ariko abantu bagomba kubanza bakabaho. Yego, nibyo rero. Ambasaderi, sinzi ko no kubaza ikibazo. Urakoze cyane kwibwira abadukurikiye hano kuri TVS, kandi twizereye ko bamaze kukumva no kumenya neza, ariko nagira ngo udusobanurire bukeya. Wavuze ku karengane mwahuye nako muri 1996, uvuga ko cyane ubabazwa n'abana. Ese izi rikodi waba hari aho uzifite zanditswe? Mu by'ukuri ndatekereza ko ari inyandiko nagiye kora, n'ubushize hari inyandiko nakoze mbasha kwishyira mu Gifaransa no mu Cyongereza, nsobanura mu magambo ahinnye inkomoko y'uyu mutwaro dufite, naho yito yo kwitwa umuvugizi w'amahoro cyangwa se ambasaderi w'amahoro aho bikomoka. Noneho impamvu natinze kubana ni uko mu by'ukuri umuntu wese yabona ejo, yatekereza ejo hazaza, ahatekereza ashingiye ku mwana. Kandi twese nimba turiho none, nimba hari n'icyo dushobora gukora, cyangwa se nimba n'abandi bose hari icyo bashoboye gukora no mu myaka yatambutse, nuko babaye abana bahabwa ayo mahirwe yo kubaho, kandi muri kwa kubaho bituma bakura baba abantu bazima, bashobora kugira icyo bamarira imiryango yabo, icyo bashobora kumarira ubwoko, icyo bashobora kumarira igihugu, ndetse mugabo n'isi. Nicyo gituma abana barantindamo cyane, bumva nabo muba mwarakinanye, nabo muba mwariganye, nabo muba mwarasangiye, nabo muba muri make uwo mwiganye, uwo mwagendanye, uwo mwasangiye, uwo mwakinanye, ubuzima ntumwibagirwa. Ngo iyo shusho ihora mu mutima wanje, ndetse niyo nabitekereje hari n'igihe ngira emotion ikazamuka kubera kumva ubwo busharire, ako karengane, ndetse navuga ngo isi irebera, gasa naho kubaho kwacu kudafite agaciro, cyangwa se turabo gupfa tutarabo kubaho. Kandi simvuga ngarukira gusa aho navukiye naho aho twari turi, ahubwo nuko ntekereza n'ahandi hose byagiye biba, urebye yaba no mu Burundi, yaba no mu Rwanda, abena ako karengane gasa gatyo kagiye kagera ku bantu benshi, dusa n'abasangiye ayo mateka ashaririye muri aka karere k'ibiyaga bigari. Wari ugarutse ku kibazo cya Murere. Ese nk'abatazi Murere wabusobanurira iki kuri uyu munsi? Intambara ya Murere mu by'ukuri sinashobora kuyisesengura neza, kuko urumva ni amateka tutize mu ishuri, cyangwa se ngo tube twaragiye tubicukumburaho cyane ngo tubyumve, ariko ni uvuga ngo n'ubundi ni amoko yishize hamwe,
ashaka kurimbura ayandi. Ni ukuvuga ngo abanyamurenge icyo gihe nibo bahigwaga ko inka zabo zarariwe, amazu aratwikwa, n'ubundi n'ibisa n'ibifite ishusho n'ubu tukirimo y'ubu y'aka karengane turimo ubu. Iyo ntambara nuko niko yari iteye. Nkunze kwita ngo ni intambara ya ideology, ni akarengane gashingiye kuri ideology y'amacakubiri y'inzangano, ishaka kurimbura abantu bamwe kubera uko baremwe, kubera uko basa. Ibyo rero ni ikintu kimaze gushinga imizi. Niyo ureba no muri aka karere turimo k'ibiyaga bigari, icyo kintu kimaze gushinga imizi, kandi nicyo n'uyu munsi nicyo gikomeza giteza ibibazo byose turimo n'uno munsi, kuko ntabwo bihagaze na n'uno munsi birahari. Waruvuze uti n'uyu munsi birahari, urwango ruracyakomeje, kandi nawe uri ambasaderi w'amahoro. Ese iyi ntambara urimo urabona ko ushobora kuzayirwana ute mu gihe ugihagaze wenyine? Mu by'ukuri niko navuze, umutwaro ntabwo mvuga ko n'ubwo bubabare nuko ntabwo ari njye nyine ubyisangije, tubisangiye n'abandi, kuko n'ubundi tumaze gushiraho icyo nakwita ihuriro riduhuza, kandi ririmo n'abantu bakomoka mu moko atandukanye. Dufitemo n'ababembe, dufitemo n'abafurero, dufitemo n'abashi n'abarega, n'andi moko ari muri Sud Kivu. Abantu nyine cyane cyane bakiri n'abato bagenda bumva ishingiro ryo guharanira icyiza, ryo kurwanya ikibi, kandi cyane cyane gishingiye ku ivangura ridafite aho rishingiye, kuko gusa kwangira undi muntu uko ateye, uko yaremwe, byonyine gusa nta kindi kibi umubaraho. Mu by'ukuri hariho abantu bagifite umutima w'ubumuntu wo kumva uko kuri, wo kumva uko karengane. Abo rero turafatanije n'abandi hirya no hino. Ndabizi ko no muri ibi bihugu nyine navugiye mvuga byagiye bigira ayo mateka ashaririye ngayo twaciyemo, hari nabo bagiye bagira indi miryango n'indi idafite inyito nk'iyo yacu, ariko usanga umutwaro ari umwe, umutwaro usa. Navuga ngo ntabwo ari twe twenyine tubirimo, ntabwo ari twe twenyine tubikora, ahubwo ni benshi. Ahubwo icyo tuba twifuza nuko habaho guhuza imbaraga, nk'uko abakora ibyo bibi bahuza imbaraga mu gukora ibibi, niko n'abafite uwo mutima wo guharanira amahoro, wo guharanira abantu ko babana mu mahoro, mwituze, kubaha ubuzima bw'undi muntu, twahuza imbaraga tukagira ijwi rimwe, kugira ngo isi tubashe kwibwira ko umuntu afite uburenganzira bungana n'ubwundi, uko yaba asa kose, uko aho yaba akomoka hose, yaba indeshyo ye, yaba ishusho yiwe, yaba aho avuka. Ibyo byose ni ukuvuga ngo nta mpamvu n'imwe yari ikwiye kuba abantu bashingiraho ngo bavangure abandi bumve ko bakwiye gupfa cyangwa se kutabaho. Nibyo rero ntabwo ari umurimo wacu twenyine, ni umurimo duhuriyeho n'abandi benshi. Urakoze cyane Ambasaderi Muhumuza. Reka nongere mbaze kano kabazo, ntese mu bihugu duturanye u Rwanda n'u Burundi nabyo byagize ibyo bibazo by'ivangura, ariko ubu ugasanga niyenda bo barahuje, hari guverinema, hari ibikorwa by'amajyambere muri ibyo bihugu. Ariko turebye muri Kongo cyane mu burasirazuba, kuva muri iyo myaka waruvuze ya kera cyane kugeza uyu munsi, haracyari ibibazo, kandi ikibazo n'ubu kitararangira. Ese wabivugaho iki? Urwo rwango rw'abakongomani bangana bonyine hagati yabo rwaba ari urwango rushingiye kuki, uko n'ayandi hose mbona ko bishobora kuba byarafashe iyi ntera nziza, abantu bagasa n'abihuza? Mpereye ku mateka nuko urabizi bino bihugu byacu ko ari bitatu, byanabayemo ibyo bibazo bisa nk'aho bifitanye isano, yaba Kongo, yaba Burundi, yaba u Rwanda, twese dusangiye ubukoroni.
kandi iyo ugiye mu mateka usanga abakoloni aribo bahise babibye iyo mbuto barayibiba. Noneho nyuma yo kubona ubwigenge bw'ibyo bihugu nanone hagenda haza abayobozi bafite nanone gukorera kuri gusa n'abafumbira ya mbuto. Ya mbuto irakura, urebye mu Rwanda niyo yabyaye jenoside, mu Burundi nayo hagiye haba ubwicanyi butandukanye mu myaka itandukanye, n'ubundi ishingiye kuri ya mbuto y'urwango y'ivangura. Ndetse noneho Kongo nayo nuko ubuyobozi bubi bwagiye buhaba, nabwo buvangura butakemura ibibazo bihari, kugeza n'aho u Rwanda aho habereye jenoside abakoze ubwo bwicanyi baje Kongo, noneho bongera umurego wo kuza kusana kwa kundi kusanza umuriro ukamenamo esanse. Urumva rero cyane cyane twavuga ko ipfundo ry'iki kibazo cyane cyubakiye ku buyobozi bubi. Ugenda usanga ko muri Kongo cyane cyane ikibazo gishingiye cyane ku buyobozi bubi dufite, utabasha guhangana n'icyo kibazo, utabasha guhana abantu bakora ibintu nk'ibyo, aho usanga abantu baja ku maradiyo, ku mateleviziyo bakavuga amagambo abiba urwango n'amacakubiri, ndetse bakagororerwa n'imyanya mu buyobozi. Ugasanga mu Burundi naho nuko biracyasa naho ariko bimeze. Ahantu twavuga hamaze gutera intambwe nziza ishimishije yo kubanisha abaturage kandi baraciye mu mateka ashaririye ya jenoside ni mu Rwanda, aho usanga n'amategeko igihugu cyashizeho kirwanya ingengabitekerezo ya jenoside, kirwanya jenoside ubwayo, ndetse n'inyigisho abantu babona, gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge zagiye zishirwaho. Ibyo byose ugasanga byateye intambwe ishimishije. Ariko noneho handi ugasanga ubuyobozi buracyari muri rwa rwijiji, muri wa mwijima, ntibuzi icyo bagomba gukora mu guhangana n'icyo kibazo cy'iyo mbuto mbi abakoloni basize babibye mu bantu. Yego, wari uvuze uti biravana n'ubuyobozi bubi buri mu gihugu, usanga abantu bagiye bakora ibyago nk'ibyo ngibyo mu bindi bihugu bafite inzego muri Kongo. Ese ubu uko ariko bihagaze kandi iyo leta ya Kongo idahinduka, ese uratekereza ko ibintu bitazakuvuna cyane mu rugamba uhagazemo? Mu by'ukuri biragoye burya guhindura ibintu n'iyenda utari mu rwego rw'inzego zifata ibyemezo. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko kandi nta mpamvu zo gucika intege, kuko gucika intege niko gutsindwa. Kandi dukorera ku cyizere cy'uko tuzi ko nubwo bimeze gutyo nanone hariho ubushake bw'abantu bafite icyerekezo cyo gushaka ko ibintu bihinduka mu buryo bwiza. Mu izo mbaraga zose hamwe no gukomeza kurwana urwo rugamba, twizera ko bizatinda bikaruha bikafata umurongo mwiza, aho uzasanga abantu bumva ko kubana bose hamwe bafatanije, nta muntu ureba undi k'umwanzi we, bizagerwaho. Nubwo ari urugendo rurerure kandi tutaha igihe runaka ngo tuvuge ngo bizaba byagezweho mu gihe runaka, ariko ubwo bushake burahari. Nubwo ababufite batari mu nzego zifata ibyemezo, ariko twizera ko bizatinda bigashoboka, tukaronka amahoro nk'uko hamwe nayo bayafite. Yego, Ambasaderi, urakoze cyane kuri ubwo busobanuro, ariko nagira ngo nongere mbaze kano kabazo. Ntese wabwiye n'abadukurikiye ko urimo gukora cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ese ntacyo wavuga ku ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'ubu izahajwe n'intambara nazo zishingiye nyine ku ngengabitekerezo nk'uko wari uvuye kuvuga byabaye muri Kivu y'Amajyepfo? Ni bya bindi navugaga by'uko aho turi n'ahandi hari abantu nabo bafite bakora, bagerageza gukora nk'ibyo dukora.
nubwo tutaragira uburyo bwo gukorera hamwe ngo duhuze imbaraga tuhure tuganire twicare twihe umurongo nyine wo kuba twafatanya gukorera kurwanira urugamba hamwe, ariko naho barahari aho usanga abantu nyine bagerageza kwamagana ubwicanyi bukorwa, kariya karengane gahari, ibikorwa byibasiye abatutsi, ubwoko bw'abatutsi bicwa, banyagwa, batwikwa, bene ibyo nk'uko bikorwa no muri Sud Kivu. Hari abanyamakuru bagerageza kubyamagana, hari abanyamadini, nubwo usanga ijwi ryabo rimwe na rimwe n'ababigerageza ugasanga nibo barengana, nibo bagaragara nk'aho ari bo banzi, ariko mu by'ukuri hirya no hino birahari, birakorwa. Nuko gusa usanga nyine izo mbaraga zitaregerana ngo abantu babashe kugira ijwi rinini, ariko turabyizera ko bizagerwaho. Yego, urakoze cyane. Reka tugaruke mu gace ka Kivu y'Amajyepfo, cyane mu Bibogobogo no mu Minembwe, aho wavuze cyane mukomeje gukorera. Ese ubu mwaba mugeze kuki hagati aho ngaho mu Bibogobogo cyangwa mu Minembwe aho mukorera cyane? Ikintu cya mbere dushiramo imbaraga nuko tugerageza kubwira amoko yose ari hariya ko kubana neza ari inyungu yacu twese, ko amacakubiri n'inzangano, ivangura twese tubifite mu gihombo, kuko intambara, gusubiranamo cyangwa se n'ibikorwa bibi byose bikorwa bibi bigira ingaruka ku bantu bose. Icyo rero nicyo tugerageza kubwira abantu, tukabereka ko ikibi uko cyaba gisa kose ingaruka zacu aba ari mbi kandi zigera no ku bantu bose, ko abantu bari bakwiriye guhitamo inzira y'amahoro. Njya nyigereranya n'ivomo ry'amazi, aho buri muntu wese aza akavoma, waba uteka ibiryo byinshi n'uteka bike, ufite imyenda mike n'ufite myinshi, ukoresha menshi n'ukoresha make, bose baba bakeneye amazi. Ayo mahoro rero twese twari tukwiye kuba tuyanyotewe, twese twumva ko ari inyungu yacu, kandi amahoro abyara umutuzo, azana iterambere, abantu bakabaho bumva batekanye kandi batuje, nta ntugunda, nta mpagarara ziri mu bantu. Icyo nicyo tugerageza gukora, twigisha amoko yose kugira ngo babashe kubana. Navuga ko iwacu mu Bibogobogo kuva muri 2021 aho twari tumaze kutugabaho ibitero, twamanutse turi Baraka, abandi bari mu Rusenda, twarazamutse, ariko nanone ko twari twahunganye n'andi moko y'Ababembe n'Abapfurero n'Abanyintu, twagerageje kongera kuza kubasensibiliza ko bagomba gutaha tukaza tukabana. Ibyo rero twarabikoze kandi byarakunze, n'ubu turaturanye, abana barigira hamwe, barasengera hamwe, amasoko ararema hamwe. Gusa nyine turacyafite ikibazo cy'ubuyobozi bubi butabasha gufata ibyemezo byo kugira ngo abaturage babone umutekano, cyane cyane n'iyi mitwe yitwaje intwaro ikomeza ihungabanya umutekano, ariko mu by'ukuri ku rwego rw'abaturage babanye neza. Ubwo butumwa nibwo twatanze no mu Minembwe, twari turiyo mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize, mu kwezi kwa munane twari mu Mikenke. Iyo rero niyo message dufite yo kubwira abantu ngo nta hantu abantu bazaba batabanye. Bamwe batangira ikivi, abandi bakazakigeza hagati, abandi bakazagisunika, nuko n'abazagisoza. Nuko rero amahoro ni urugendo rurerure, ariko urwo turimo tugihagazemo ni gukomeza kwihangana, ni gukomeza kumva ko bishoboka. Urakoze cyane. Waruvuze nti no gukomeza kwihangana. Hari ikibazo kiri muri Kongo cyane, kandi nizera ko nanjye nagisanzeho, nawe nenda wagisanzeho, abantu bavuga bati aba bantu b'abanyamurenge n'abanyarwanda, ndetse ntibatahe bajya iwabo mu Rwanda. Ese ibi bintu urumva ko iyo ideology uzayirwanya ukumva ko ishobora kurangira mu bwoko bumwe bw'Abakongomani?
inyito uko nje ntayibaho. Oya, nitwe muri bwa bufatanye bw'abantu bose bafite uwo mutwaro, bafite ishyaka ry'icyiza cyo kurwanya iki kintu navuga cyabaye icyorezo. nje ncita icyorezo, ideology y'ivangura yabaye icyorezo muri aka karere. Numva hari ingamba nyinshi, sinje jenyine kubyo nabivuze, dufatanije n'abandi benshi bafite uwo mutwaro, hamwe n'Imana igenda itanga ibihe byiza, ikazana n'ubuyobozi bwiza, abantu hari ikigerwaho. Urakoze cyane ambasaderi kuri ibyo biganiro ndetse n'ibisobanuro ukomeje kuduhereza hano kuri TVS. Ukaba tugaragarije impamvu y'umurimo wawe. Nari mbaze ndetse sinzi ko numva neza. Ndakumva. Yego, naringize ngo mbaze ntese mwaba mufite ubuyobozi mwaba mukoreramo munsi yabwo cyangwa nta buyobozi murashinga? Dufite ubuyobozi ko ni organisation, iyo navuze réseau des ambassadeurs de la pays groupe network for peace ambassadors. Ni ubuyobozi, dufite ubuyobozi structure, ni organisation dukoreramo ifite ubuyobozi. Dushobora gufatanya n'indi miryango ifite intego nk'izacu cyangwa icyerekezo cy'icyacu. Naringize ngo nongere mbaze ntese ubwo buyobozi yego murabufite, uwabashakisha yabasanga hehe, mwaba mubarizwa mu kihe gihugu? Dufite coordination yacu iri Bukavu, niho dukorera, niho dufite coordination. Niho ushaka wese niho yodushakira. Yego. Hanyuma y'ibyo nagira ngo nongeraho ntese ubu ibikorwa byanyu bimaze kuja ku mugaragaro, murimo kubikora, ese mwaba musaba iki kugira ngo ibikorwa byanyu bikomeze? Ibyo mwabwira abaturage cyangwa se n'ayandi mahanga ashoboye kubafasha? Nta kindi, ni ubufatanye, kandi ubufatanye bwo guharanira icyiza twese tubona ko ari cyo kibasha kutwubakira amahoro twifuza twese. Kuko hatari ubufatanye nta gishoboka. Ubufatanye nibwo bukenewe muri byose. Mbere yo gusoza iki kiganiro nagira ngo mbanze nibutse abadukurikire yuko turi kumwe na ambasaderi w'amahoro mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo, Muhumuza Jacques. Rero tukagira ngo tukubaze Muhumuza Jacques, ese ubu tugiye gusoza iki kiganiro, hari ubutumwa ushobora gushikiriza abaturage muri rusange? Ubutumwa nushikiriza abaturage muri rusange, amoko yose, ni ukubasaba kumva ko mu by'ukuri nta kiruta amahoro. Nta kiruta amahoro. Ni kurya navuze, amahoro umuntu yagereranya na oxygen, uyu mwuka duhumeka. Nta mahoro nta kintu na kimwe gishoboka. Ni ngombwa ko buri muntu wese yumva ko ari umu acteur, cyangwa se ari umuntu ugomba kumva ko amahoro atarebera hirya cyangwa ategeza ko ari undi muntu uzayazana. Aho umuntu wese ahagaze mu byo akora, mu rwego arimo, mu byo mu bumenyi afite, agomba kumva ko amahoro ari inshingano ye, ari icyo agomba gutekereza, agomba guharanira, agomba gutanga umusanzu we kugira ngo tubashe kugira amahoro, nibwo tuzanagera no ku iterambere rirambye. Urakoze cyane rero ambasaderi kudushikiriza iki kiganiro. Urakoze cyane, namwe turabashimiye. Murakoze cyane abakomeje kudukurikira. Yari ambasaderi Muhumuza Jacques, ambasaderi w'amahoro mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo, akaba yarashoje kutubwira bimwe amaze kugeraho, akanasaba kandi ko ababishoboye bashobora kwiyunga kugira ngo bakomeze kurwanira amahoro mu karere asa n'ayabuzemo igihe kirekire. Ibi rero bikaba bikozwe uyu munsi imbere ya TVS. Naho butaha, murakoze kudukurikira kandi mukomeze mugubwe neza.